ngenda noneho umva umuntu bari mbonye ku telefone mbona umuntu gutubura amafaranga wita mpano y'Imana. Impano y'Imana muri iyi minsi arimo aravugwa cyane ngo arimo aratubura amafaranga riravuga. Mpano y'Imana namurebye mwitegereje bona niyo watwaye mu rukoke ikuzimu. Imana igiye kuza, igiye gukubura, birirwa mubeshyira ku ma YouTube ngo Imana yabatumye itabatumye, birirwa mubeshyira ku ma YouTube ngo Imana yabatumye itabatumye, mwebwe mukure. Imana kiriya kintu cyababaje Imana, niyo mpamvu Imana igiye gufata umweyi kubure channel za channel. Reka tubifurize ibihe byiza kandi twongere tubahe ikaze, tubabwire ngo Imana y'amahoro nibahe umugisha. Meya Karame, uraho neza? uraho? Amahoro. Amakuru y'iminsi? Ndashima Imana. Yego. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane kongera kumva ikaze mu kiganiro cyanjye cyangwa se igice cya kabiri ngiye kubazanira kuri Murokoke. Ni Murokoke uje kutubwira. Yavuye kuzimu se? Murokoke ntabwo arabikuzimu. Murokoke aracyariyo na n'uyu munsi. Ntabwo urongera kumubona? Ntabwo ndongera kumubona. Ako se telefone ya n'ubu ntabwo iracamo? Telefone ya Murokoke ntabwo iracamo, ni ukuvuga ngo telefone ye kuva twatandukanira mu Bugande bamutwara, telefone yari igerageje iranganira pe. Ariko se ngemerutse kuyihamagara icamo barananyitaba. Warayihamagaye icamo baranakwitaba. Wumva se n'ijwi rya Murokoke? Umva telefone narayihamagaye icyo gihe hari mu gitondo ndimo njya mu kazi nka saa 12. Icamo. Ikintu cyanantangaje. Noneho ndamuvugisha ntaro angaro ntibitese nk'ibyo byiza. Nese Murokoke ko wabuze ngo ntabwo ari muri kuvugana. Nabaye se wowe urinde ngiri kuri charge. Ganye none igitangaje nanashakishije n'umugore we aho ari batuye ndahabura. Ndamubura wenda mubaje amakuru ya Murokoke. Nabonye comment nyinshi abantu banyandikira ngo uratubeshya ngo Murokoke ngo arahari. Yaje Murokoke muramubona yise ntamubona. Ahubwo natunguwe nari ndimo ngenda noneho umva umuntu bari mbonye ku telefone mbona umuntu gutubura amafaranga wita mpano y'Imana. Impano y'Imana muri iyi minsi arimo aravugwa cyane ngo arimo aratubura amafaranga riravuga. Mpano y'Imana namurebye mwitegereje bona niyo watwaye Murokoke ikuzimu. Kwiki? Niyo watwaye Murokoke ikuzimu mpano y'Imana. Wabibyiwe n'ikise kare bamutwara? Jewe kuko amutwara badutanje Kampala imbere ya hagati ya wino na Kivubu ya stade ya Kampala tuvuye gusenga. Ndabyibuka ikiganiro ushize watanze hano uvuga ngo Murokoke yatwawe ngo n'umugabo ku modoka y'umweru. Imodoka y'umweru cyane ya V8. None igitangaje je narebye uwo mugabo mbona niwe watwaye Murokoke. Uwo wabonye atwara Murokoke ni impano y'Imana. Ni nayo wasanze niwe oya. Uwo wabonye icyo gihe niwe uri kubona ubu ngubu uri gutubura amafaranga. Niwe ndiko no gutubura amafaranga. Karabaye. Niwe uri gutubura amafaranga witwa mpano y'Imana. Niwe watwaye Murokoke ikuzimu. Ngiye Murokoke twajyaga tuganira bishoboka. Mpano y'Imana mana we. Umuntu wamenya ahantu agenda cyangwa umuntu wamenya ahantu atuye akampuza nawe akaguzana impano y'Imana se. Impano y'Imana. Ubwo se ntushaka gupfa? Oya, ntabwo ngiye navuga ko mfite umwuka w'Imana ugendamo. Abantu bose bahabye bari kuvuga ngo mugendere kure, none wowe urashaka guhura nawe. Ntabwo byashoboka. Atwaye mushuti wawe nturamubona. Ahubwo mbabarira reka kumunyibutsa kuko ngiye mbyibutse nkibuka kuntu Murokoke twaganiraga inama twajyanaga no kuntu ubwe yambwiraga ngo tugiye gufata dukora umurimo w'Imana dufatikanye. Kumbu yafitiye n'imbaraga yakoranaga nazo nge ntabizi ngo agiye gushaka izindi mbaraga ikuzimu zirengeje ibyo yari afite. Ajyanwa na mpano y'Imana. None mpano y'Imana mubonye umuntu guza
mumpuze nawe ariko arahari nose ntahari ntirirwa ndashaka umuntu waba uzi ahantu hatuye ampuze nawe naribu byinjiremo kuko birashoboka ko ribyo bizinjiremo se kugira gute kandi mubonye gato byonyine ukuntu yamutwaye ibyo byose nabirebye n'amashuri yanjye abiri birashoboka ko yishe uko numva ko ari nawe wishe dore imbogo wasanga ntegereje ko umuntu ariho nawe yarapfuye tutazi irengero rye nabyo byashoboka akaba yaramujyanye akamwicira aho yamujyanye cyangwa yaramwiciye ikuzimu ntanamugaragaza kuko tugire ngo kuko umuntu ari ikuzimu nyine yaramujyanye kuzimu nyakuzimu akamuherezayo burundu kandi abandi bagiye bakagaruka ntakirebe igihe gishize mu rukoke ameze nk'ahe nk'amezi 3 hagati ya 3 n'ane 3 yarimo urumva mu rukoke ntamubona kandi n'inshuti yanjye ya hafi ni umujyanama wanjye ariko ubu ngubu hagati yanjye nawe hajemo akantu katongera gutuma kongera kuganira nawe aramutse anavuye kuzimu ntabwo bitewe n'imbaraga z'Imana zindimo niyerekwa ngira ry'uko mu rukoke iyerekwa afite ari kuzimu afite izindi mbaraga ari gukorana nazo ariko ntacyo wasanga kiri ku ikosi windi nimba kuzimu bagira ikosi ntabwo mbizi ngo ntabwo ndagera ariko ikosi ry'abadayimoni kuko abera tuzataha mu ijoro ariko meya ngewe buriya hari ikintu ndi kwibaza buriya murakoze ko hari inshuti yawe ukaba wumva yaratwawe na mpano y'Imana nimba arayibonye ari byo koko umuntu wamutwaye mu modoka wagera i Kigali ugasanga niwe w'inguyu bari kuvuga uri gutubura amafaranga nimba ari we wowe ntiwaba ugiye kubona agace ko gutabarwa ko mu rugo naza n'abazaza afite impano nk'iriya akaguha ku note oya amafaranga hariya ntayo nkeneye yo gutubura kuriya ahubwo uriya mpano y'Imana ari ubwo ndi kumva ngo Sarongo ari kuvuga ngo nta modoka ngagira babanze barebe neza imodoka ari ifite nziza cyane y'umweru ya V8 niyo yatwayemo mu rukoke kirikari mbere yayikodesheje ko mu rukoke yarambwiye ngo igihe n'iki ndagiye giye kuri umugabo avuyemo abaramutwaye niwo mu rukoke duherukanira umuntu ufite nimero ya mu rukoke uko basinganaga ntabwo wayihamagara ngo umwumve abantu bari gutera comment barabisha mu rukoke narakoresha n'izine nimero mu rukoke nimero yenda mubura burundu ahubwo mpano y'Imana nge nimbonana nawe ntabwo azankira hagati yanjye nawe mpaka mbwirwa ukuri ahantu mu rukoke yabari ahubwo se ngewe numva ase ibyo bintu rero abona hari ibintu biba bidasobanutse nanjye kuvuga ngo wenda ibyiza ngo rebu niyo yajya kumubaza ngo mu rukoke yagiyehe ariko se nabyo ntabwo byakunda none se ko we ubwe yemerera ko akorana n'ikuzimu aramutse avuga ati muze njye kubereka aho hari wajyayo umuribu wakwemera kujya ikuzimu ninde se wamukura he ntaho yajya ahubwo we aho ari nabona kino kiganiro hano yima wihangane ibyo ukora byose mu rukoke niba ari ku ikosi ry'ikuzimu niko kumujyana y'abantu mugashyira ku makosi ugire igihe umugarure nagaruka nzakoresha imbaraga nahawe n'Uwiteka nongere musengere imyuka mibi muvemo agaruka mu mwuka wirira w'Imana yaba numva ku isi rero isi biragoye ni ukuvuga ngo reka nkubwire abantu benshi bafite imbaraga mbi z'ikuzimu bari gukorana nazo reba mpano y'Imana aratubura amafaranga ku mugaragaro agakora ibintu kuko kumugaragaro bikagaragara we icyo wenda mpano y'Imana ikintu umwemerera warabyiyemerera kagikuzimu kabikuzimu kari ko ntabwo abeshya reka n'ubundi ibya mpano y'Imana tubiveho ntange no message igira uti bantu muzi gusenga kuko hari abantu baje gusenga Imana amanywa nijoro barara ubutayu buvumo basenga Imana ko intore z'Imana zirahari nimusengera aba bantu bakora ivugabutumwa riciye kuri YouTube basengera ivugabutumwa ryo kuri YouTube basengera ivugabutumwa ryo kuri YouTube kuko ari ibintu byababaje Imana igiye kuza igiye gukubura birirwa babeshyira ku ma YouTube Imana yabatumye itabatumye
mwebwe mubeshyira ku mayutubi ngo imana yabatumye mutabatumye mwebwe mukure imana kiriya kintu cyababaje imana niyo mpamvu imana igiye gufata umweyi kubure cano cano ziriho ivugabutumwa ryiyitirira imana kandi imana nta kintu yabatumye. ko numva bikomeye. Ndagira nkubwire ngo banyamasengesho muze gusenga nimusenge cyane musengere ivugabutumwa. Nimara gutegera ivugabutumwa mureba abantu bavuga ivugabutumwa batumwe n'Imana. Umuntu akajya kuri YouTube ngo imana yambwiye kandi imana itamubwiye ngo imana yambwiye kandi itantumye. Ndagira mbwira abantu bafite umuyoboro wa YouTube bakabakoreraho ivugabutumwa ngo batumwe n'Imana kandi imana itabatumye. Imana iraje kandi igiye kuza gukubura mwego zacano zanyu yivugabutumwa mwirwa mubeshyiraho ngo imana yabatumye itabatumye igiye kuza gukubura ikureho. Imana nitabare. Imana itabare yatabara kandi yarababwiye banga kumva. Bagiye bamera nk'abandi umuntu ukinira komedi kuri YouTube ye nta kibazo kuko we ntahurira n'iby'Imana. Ufata ibiganiro bitandukanye kuri YouTube ntajya uhurira n'Imana ariko ukajya kuri YouTube ngo imana yambwiye itakubwiye. Imana yanze abakinira mu byayo. Imana yanga abakinira mu byayo. Rero baravuga ngo ukina na dayimoni ikagukuragura amenyo. Ukina na dayimoni ikagukuragura amenyo ikayamaramo. Rero ni ukuvuga ngo mureke gukina n'Imana kuko Imana iraje kubure. Ese nta rugero rwa umwe mu ma YouTube watanga ubona acaho ivugabutumwa ry'ibinyoma? Ndagira nkubwire ngo uzi ko ufite cano icaho ivugabutumwa ry'Imana nimba uzi ko ugenda mu murongo w'Imana ariko ukaza gutandukira gato tukavuga ngo Imana yakubwiye itakubwiye ugiye guhura n'ingorane. Imana nitabare. Imana itabare. Tabare cyane ho bitabare. Murakoze rero ubutumwa ndabutambukije musenge kuko igihe kirageze ubwo muzajya kumva umunsi umwe cyangwa mubyuke mubona zabaye expired. Ifite uburyo izabyiranja. Ifite ukuntu izabyiranjamo Imana kuko ni Imana y'inyamaboko, ni Imana ifite imbaraga n'ububasha, ni Imana itagisha inama, ni Imana ivuga ibintu bikaba yatika bigakomera. Niyo mpamvu tugomba gukinana mu byayo. Imana tugomba kuyikorera tuyitinya. Hakura kina n'Imana yabwiye Sawuli ngo nagenda arimbura abamareki bose amareko niwe n'uwonka n'uri munda bitewe n'ibyaha byabo. None uraje gukina n'Imana bijya kuri channel yawe ngo Imana yabwiye itakubwiye ubeshi usenye ngo z'abantu utigeze wubaka. Ngo Imana abwiye ku mugore wa mugore we wabande kandi Imana yaguhaye wawe. Ni gute gukina n'Imana? Ibyo rero nibyo Imana yarambiwe. Imana yabirambiwe cyane. Ufite channel yo wese ateye ijambo ry'Imana abeshi ngo intambara iraje mu gihugu, intambara tugategereza ngo intambara iraje mu gihugu tugategereza twayibona. Ubwo azagaruka wenda nimba zanagaruka kimbi zagaruka afite imbaraga zo izo mbaraga zaba afite rero ariko nta muntu azongera kubesha ngo arasengera ko n'imbaraga zikuzimu. Njye namaze kubitangaza ko yagiye ikuzimu ko nige twari turi kumwe. Channel ntikora urebe igihe channel iherukiye kujyaho ikintu ariko ntacyo kuva Imana yavuze ko igiye kubizamo. Hari igihe azaza nawe ugasanga iyo channel yigendeye muri izo ngizo ziri bukubura. Iyo yanagiye mbere urabitangaje ko itazongera ntabwo izongera gukora igenda ikorera gute. Urugero reba Moroko abamutumiraga muri Zaburi nshya baramutumiye hano atandukanye bamutumira ngo Imana yamutumye akambara ibigunira koko ikiragera ari mu mwuka w'Imana ariko none yatangira kubivangavanga ageze naho akikuzemo. Why? Imana ni murengere kandi mutabare. Imana imurengere ikuzimu yibereye izanamukureyo ahubwo atavuge wenda ashobora n'izindi imbaraga Imana ikaba Imana imwigishirizeyo. Birashoboka. Nabyo birashoboka.
ariko imana itabare kugira ngo azaze afite ubuhamya bwo gutanga. bwo gutanga, anabwira abantu ko nzaba ndi umugabo wo kubihamya, kuko n'igihe twari turi kumwe yanagiye turi kumwe. ariko ntugahweme kumusengera. Amanywa nijoro, amanywa nijoro ndamusengera cyane, ndaje ijoro n'ejo bundi naraye kanyarira ndaramuhamagarira Imana, reka Imana yamane ikimenyetso cyangwa ko ahantu yaba ari, Imana iranshishikana. ntacyo yaguhaye. habe namba navuyeyo gutyo iminsi 3 yose ntacyo Imana yantangarije. Imana rero ntimenyerwa, bareka kumenyera Imana ku ma YouTube babeshyira Imana ngo Imana yabatubye, ariko we abantu bakorera iyobokamana ku muyoboro wa YouTube yigiye kuza kuyikubura, afashe umweyo. ariko se irakubura zose? Ntabwo ari channel zose kubura, abantu ko bafite channel bakorera umuyoboro ku murongo wa YouTube tugendana, ariko bakaba bavugira ivuga butumwa ngo batumwe n'Imana kandi tarabatumye babesha. Wabyumvise cyangwa bisubiremo? Nabyumvise. Wabyumvise? Abantu batumwe n'Imana itarabatumye. Yego, abantu batumwe n'Imana itarabatumye bakaje bakavugira ku murongo wa YouTube, bakabishyira kuri channel zabo, akaza yisararanga, ngo Imana irambwiye kandi itamubwiye. Bamenye ko YouTube iyo channel, bamenye ko Imana igiye kuza kuyihindura expired. Basubiriremo mukina na dayimoni ikabakuragura amenyo, uri gukina n'Imana, Imana ntimenyerwa. Reka tugushimire cyane. Nimba nta bundi butumwa wari ufite? Ubutumwa bundi nafite, abantu musenge cyane, dore abahanuzi b'inyuma babaye benshi. Musenge cyane kandi munige gusengera mu mitima. Banige gusengera mu mitima. Banige gusengera mu mitima, banige no gusengera iwabo mu ngo, basenge hose Imana irabumva. Ariko njye mfite icyifuzo nagira ngo usenge mbere ko dutandukana. Nta kibazo, kuko ni umuhamagaro wanjye cyangwa se nahamagariwe, nicyo mbasha kuba kimbesheje ubuzima bwanjye bwose, ni uko mfata umwanya ngahamagara Imana, nkabana n'Imana, nkagendera n'Imana, ikampa amakuru yampaye rero ngaye kuri YouTube. Ikintu cyabaje Imana cyane. Ndagira ngo usengere itorero mbere yuko dutandukana, usengere umurimo w'Imana. Imana turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe. Uri Imana imwe rukumbi kandi uri Imana mve gusenga, uri Imana igira neza. Kubera ko umurimo wawe Imana ni wowe uwuzi, ni wowe ushyizeho, ushyiraho n'abantu bawe. Ndaguhamagaye umwanya nk'uyu nguyu, Uwiteka nyaguhora ku ngoma, kugira data urebe itorero ryawe aho riri, aho ubwoko bwaho buri. Haleluya. Uwiteka we ni ukuri, urebe ibitagenda neza ubihindure, abayo byongere ubagarure ku murongo, kudatajya guhora ku biri gutwara abantu ni byinshi. Ariko Uwiteka turagusabye, turakwinginze kugira ngo ugire icyo wongera ugaruka ukore mu izina rya Yesu. Icyo twamaganye n'imbaraga mbi z'abadayimoni, mu izina rya Yesu, imbaraga mbi z'ikuzimu, abagendera bidafite umumaro, Satani uca imbaraga mu murimo wawe Mana. Dore Satani ari kuvangavanga abahanuzi bidafite umumaro. Ibyo byose Mana wigaragaze, byose ubikureho. Wite turagusabye, turakwinginze, ndaritse Imana, Umwana n'Umwuka Wera azabane natwe mu itorero ryawe. Amen.